ndabivuga ngo mbe bate nukuri nkubonye nagushakaga. Ekaze. Ujyanjye buramvuye mu rugo rero nje gushaka. Ngaho urambonye rero. Ariko amakuru mfite ngo ni wowe ngo niwe mfura yahaje. Haraho ushaka kujya kuzuza ayo makuru. Hari ikigo cyayakwatsa ayo makuru. Umva rero mbabwire mwabahungu mwe. Ubwire nawe wundi mugenzi wawe w'ibisatsi. Sibyo? Ndabiyamye ntimuzongere kumenyera nta kintu na kimwe mpangana namwe. Ibyo turi kubyumvikana kandi noneho birenze wowe. Sinanagukeneye mu rugo kuko iteranye ryawe n'abantu abantu bose mu dugudu wose babahundanishije imitwe. We nudacunga neza. Nudacunga neza ubwo bwana bwawe muri gereza bazongera banabwogoshe wowe. Wowe uzahita usubirayo wowe. Umva nkubwira ahubwo ibyo tubireke. Ngo ufitiye diru kandi igenze neza. Karakabare wakamukuraho. Nkagakoresha iki? Byamakuru yose ndayafite. Nyine ako kabari kawe nkagakoresha iki? Ushaka ngakoresha iki? Ntako mubikuye ko ntako nkeneye. Sha ibyo njye kubibwira abandi nta kabari nkeneye. Akubundi reka kuki umuntu atagutorera mu muganda ngo bagutorere inama uve muri uyu mudugudu ugende. Ubushize se ntago uzi ukuntu byagenze ubu ndi umuntu muzima utangira amakuru ku gihe kandi se we yakwatse. Ninde cyambere nta makuru. Cyambere nta makuru. Ubu wari ufite yo kujyana akabari. Si iterambere se. Ni icyo wari ufite cyo nigendere. Ariko buriya njyewe bafite amakuru menshi. N'ubuntu iki gihaza cyanjye kibitse amakuru. Igihaza nagatangaye atari cyo. Sibyo gihaza sibwo hasi. Ubwo nyumviye ubusa. Wagira ngo nkumvira iki? Urabona ibintu uri kurogotwa ibyo ni bicuri kumbwira ngiye. Nago karakabura ubona kuntu kinjiza. Wakajyanye se wowe. We wakajyanye. Kuki uri kukama akabari singiye nkagakoresha. Nkajya gucuruza inzoga se. Ubwo sawa nyine ubwo biranze ariko njyewe nari nkubwiye amakuru afatika. Aya makuru ko bayimfabusa. Abura aho babunzirwa yabo. Aho ugende uvaho ngaho simbuke no kongera kukubona. Ubwire na mugenzi wawe niba uzajya mumbona no mu muhanda mujye mubebera muce ku ruhande. Ariya mari mumenya yuzuye amapirawo reka nigende. Daje shenge hani shushu shenge wihogora uyu munsi ninjye nawe paka kugeza ryari ejo. Narakwitegereje mbona uragifite igikundiro cyawe numva ndagikunze. Ase kurimo wanyingure ko kandi uko hano bibuze umugisha. Reba nk'ukuntu twarira ukwavu hano tukarya iki n'iki waretse ukaza none ukarubwo. Cyangwa shari kumwe n'undi. Sheri. Wiri uti. Nawe hano epfa ku gasoko nago nari ndimo. Bitese mugabo mwiza. Umeze neza se. Ariko urabona ko na mate. Akona nuko mbona umeze neza. Ayi wowe umva ufite ukagira ukaza yaba. Umeze utese ko mbona wambaye neza none. Uyu buryo meze ngiye biratangaje. Ariko umeze nk'umuntu ufite amafaranga. Amafaranga? Ndakubwiye ngo ubutuvugana uko ndeba umenye ko ndi back agenda. Reka mbanze nkubwire. Cya gicucu ngo ni rukara cyaje hano. Nyagukarangwa mu arambangamira. We nyagukarangwa mu memesa y'u Burundi yaje hano arahaza. Yaje suzi se ko njya muhereza akamfurira imyenda. Umuhereza? Suzi ko njya muhereza imyenda akayifura n'inkweto zakazanagura ibyo wasano. Noneho rero yaje umunsi yanga no kwifura aranuka aranyanika mfite agahinda ubu ngubu nagakizwa nawe mugabo mwiza. Ndamukura he? Ndamukura.
uragishaka aho kiri hose sinzi aho uri bugikura ariko ikibazo ni ukuri bukiza nimufata ndabufata mukunja kunje nkukunja akantu k'ucenje noneho nangize umuntu witeye ingumi cyangwa ndetse nka kivunagura oya kibabarire kuko n'ubundi twazagikenera umeze utese nari maze kumva ko imeze neza kwambaye neza ufite amafaranga ari hehe uko ngo nambaye neza ahubwo birareba uyu munsi uransohokana hehe reka nkwereke rero ahubwo utekereza ko twarira he se twajya he nushaka kujya ijye naramenyereyeho kagira imana wewe wacha bana nifanye nini sasa ulifanya nini sasa utafanya nini Sifa mimi nyamanza wewe Sifa naam njoo hapa abana bashama simama hapa hagarara dore mbese kuno kareba ngiye kubaza ibibazo bitatu ukinidanganya ndakupiga ndashaka ngwese cya mbere ngo uratwite ntutwite icya kabiri uwo gutinda ninde icya gatatu yayiguterehe ntago ntwite baba unasemaje ntago twite ese wenda uvuze ko ntwite ndashaka umbwiza ukuri uratwite ntutwite ntago ntwite se wowe uri guhigima ibicyundi mwese iki ibyo bintu ni Rukara waje bitambagiza hano hose rega ngiye nabimwumva Rukara biki ceceka nyirashyano uranshushanyuka ziba uranshushanya ukanshushanya byose muko yevana izo ntoki ndebe iyi dore amaboko ko vana hari amaboko ndebe ese warebye nuko inago ntwite ese ukubera iki babibona ntari kubona atari kungana abana ryaryamira ryawe mbese nibyo ngibyo bihaka kabeshya ukaritonda nukuri nago umwache umwana umubaza neza ibi uzi kigiye ubyuzanye ngaha muri uru rugo ikintu ngiye mbabwira ntago ntwite ngana no cyende kwipimisha turebe nawe yakora ikosa uratwite ntutwite ntago ntwite baba nawe yakora ikosa akiramu nukuri ntago ntwite baba nawe yakora ikosa umukobwa wawe mwiza witonda ubwo usibye wenda ubara ariko ntago ndabyemera neza waratwite ntago ntwite bimbe ari murumuna wawe uyu ngewe ntago ari murumuna wawe wabyiboneye ntago ari murumuna wawe ntago ibyo byose wamutendura muzi nte nawe reka mbabaze reba nk'ako gatuza wayanditse hanze abazenguruka agatuza kari hanze amaboko ari hanze uyu ni umwana w'umusilamu ako wambabarira uri umwana w'umusilamukazi wankweho umuntu ushaka kuvuga uragutenda sinzi mukuru we maze rero nkabibona si umama nawe wabyemera nuko inago ntwite ese ubundi bavuze ko ari nda wayimuteye mubanze munyibwire n'ibindi byo ndi kumubaza bari kumbeshyera ko ari inda ndabizi se ko ngiye mbyumva papa sawa yindese na mama wase mwana wawe mbabarira nababyaye muri babiri kuko ntarashyizeho wa gatatu ntabwo nabaye ikigoryi urumva none nabyita ko ni umuruhu ugiye kumva ntabwo uzi igifaransa turarya akantu kare finyore uti finyore finyore gafinyoye neza komande yitwa finyore ibimeze tubwo umfashe ako ndumva yabifinyoye agasenda ku ruhande karyoshye agatunguru zana amafaranga mayoneze urayafite se tugende ariko amafaranga nakubwiye ngo ayo amafaranga afite amafaranga afite ako se shaka gusubira oya hara ntago tujyayo hariya ntabwo twasubirayo oya ni nahabi ubushize nabonye na barukara bahaza nabande ibyo se n'umwicirano n'ukara hano ntago nakongera kuhicara baba we ngiye ngomba kujya ahantu heza hari class ngira ngo nawe urabizi ko ndi class uragenda wambaye gutya ako niwe ubundi neza se oya nkunda inzobe yawe ongera ufate mfite amafaranga urafite ubu rero nagufata mpaka uzi ko ni ipusi isi yakoze siporo isimbuka inkiramende cyangwa yasimbuka amazu ntabwo yasimbuka ngaho yazana se turebe noneho zana ariko se nyatwari urashaka kwita abari nanjye uza kwishyura ibyo nabyo se kuyitwaza se ugira ngo hari ikibazo ntacyo noneho ahantu hari ariko se ibi ni ibibyimba rwose aya yose niyo ntabwo ari ibibyimba umva noneho harashya ariko ahantu ushaka ni ahantu hari ifi
ari muco muzi kotsa hafi inyoye aho niho tugomba kujya ku buryo twabona filime komandire reka nyabare wahetse nkakubarira oya reka oya aya niyo rero ariko noneho bamwe baranagarura muraya nzi cyane aha harimo nayanjye nanjye uramaho yayandire nakubwibusha oya bibara reka bari njye uyabika sibyo uwo mufuka urawizeye ndawizeye noneho twagenda none ukuntu turi bugendere turagenda dufatanya ni gutya namenye ko twita noneho cyaza ngo ni impanga urumva kubw'izo mpamvu rero mwana wanjye ntupime winjira mu nzu ahangaha agusuma ubwo ko wabyemeye sanga wayiguteye sanga bayiguteye ese mama nta wakubwiye uwo yimuteye barimbwira se uko byagenda kose ntabwo iba yaravuye ku giti nyine ntago bakubwiye uwakubwiye ayo makuru ntago yakubwiye uwamuteye ntabyo bambwiye njyewe n'udushaka babona cya kintu gifite imisatsi imeze nk'ibyashanupfunanye uriya washakaga kumva ubu ngubu ni ibyanya byose mama ese uri kumva ibyo bintu bibaho njye kandi igihe cyose ntago mama ushaka kunyumva njyewe umukobwa umva uwo muhungu yasigaranye natwe cya gihe bajyana amajerekani abaraje ngo dusubiremo ngo filime ngo akajya yicanga noneho bya bisatsi bikagenda gutya uyu nawe yatwaye yaragiye no gucira inkonda yasamye tunasikia none njye nari ninde utwite nese nyenda twite ntago ntwite we bakujyane mushingazi arashinga we niko mushingazi ibi nibyo kubyara abakobwa ubu ngubu nimenya abana byo n'abahungu bashaka twagiye nkajya kwipimisha akona wowe umva mwana wa impamvu aho kugira ngo nicare nawe muri iyi nzu nicarane haji ubu ndahambiriye ndagiye bace wowe urugo n'urwanyu njye mugafite ijambo hano mpambirire ninjye mfite ijambo buguma hano mwese umwana wanjye nawe urana ikibazo namufasha mu kibazo ngo urahambire uragiye hambire ugendera nanze kumukurikiza ariko nari igicucu nari ikigoryi ubuse niwe wambere utwaye inda ntaje usigarane nawe ndasigara nawe sara mpambire mfatira tugende mwana wawe urusigara mwe n'umukobwa wawe nanjye ndagiye n'umwana wanjye yani mutende mutunuke ndagiye mundi ayo mane umva arafu wewe nureba nagenze ndabona yamwizera mvuga niwe mukobwa afite utekije igicucu muri mukuru wawe niko uriyero bikakumbi uragenda ugatandaraza barambeshyira nukuri nabyo nakoze uziko uravugisha ukuri nukuri nabyo nakoze wallahi nabyo nakoze nkoze yishano ubu nturunyambika nawe nyamanza abantu nukuri nabyo nakoze nimufunga imizigo ifungura no nukuri nabyo nakoze induru yawe nayo ndayirambiwe izuba rise kunteranya uva mubwira abakobwa we sasa hivi bila kupoteza muda sasa hivi nona cyane mfate nuze iragamuna ikora imetero njya gupimisha ndasanga utwite wallahi nife kafiri ndakwicara mu cyamba mutabemo jeva fase ukaucucuka byo kubyara abakobwa uye nifite umungu rwose nibura banze nini fanya haraka Allahu akbar wallahi ndahagusanze niko ariko babivuze ukuri koko umuntu asa n'ibimuvamo isura yayo niyo yawe subundi karigo mari ari ufata igitiyo ufata isuka tugenda ujye kuyaheha nta soni ni isambu y'umuyobozi uraracanzwe se byose urabisongera ndakubwiye umuntu nkawe ariko se reka vuba ukuramo igikwembe no mu isambu yanjye urasuta muranyaruranya tugende ujye kuyakuraho ndavuze ngo tugende ujye gukuraho uriya mwanda none se ubundi mbere kose wari wayobeye ijambo bivugamo ariko ubwo ko numva ngo barabatora umenya ayo majwi ari ayo mwiba
umuntu yatorwa agatinyuka akavuga ngo ibi no kuvuga umuntu uza munyurabwenge byarakunaniye. Umva rero nkubwire wa muyobozi ngewe nkuba kuko ntabwo ndi umuntu ufite ikinyabupfura gike nkuko nkumva. Amagambo yino nuyishinga uzagishingwe nta n'ubuyobozi uzamaraho iminsi. Ntunyumvira? Ngiye kugira ngo usakurize unashingaraze hejuru. Ejo kari bwomba atanagusanga muri urugo ngo hari ibindi napangaga nawe. Jya imbere tugende. Ziba.